amahoro Yesu abantu be ntagira akagero ntarondoreka, ajya ahumuriza abayafite n'utayata ntabwo wayakurwaho. Amahoro Yesu abantu be ntagira akagero ntarondoreka, ajya ahumuriza abayafite n'utayata ntabwo wayakurwaho. Uwiteka nashimwe bene data, igitondo cyiza, ndagusuhuje wowe uduteze amatwi mu ijambo ry'Imana mu kiganiro umutsima wa buri munsi. Nge ndi Evangeliste Ernest ugusuhuza. Turi mu cyumweru cyitwa gutegereza Imana, turi kwiga isomo ryo gutegereza Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo iyo dutegereje Imana bituma itugenderera. Gutegereza Imana bituma itugenderera. Bibiliya yarambwiye ngo Uwiteka yigeze aza kwitegereza Abisiraheli ngo arabareba uko bameze. Icyo nkundiriye Imana rero ni ikihe? Nkundiriye Imana ko iyo itugendereye inareba uko tumeze. Burya wari uzi ko igira sikaneri cyangwa sikana cyangwa murebyi cyangwa mukontorozi mu kinyarwanda wo kureba uko tumeze? Shimira uyu mwami wo hejuru kubera ko azi amadene yawe. Shimira uyu mwami wo hejuru kubera ko azi uburwayi bwawe, azi ibikurwanya n'ibikugerageza, azi imibereho yawe, azi desebusiyo zawe n'ibindi bitandukanye, azi agahinda ko mu mutima. Iyo yaje kukugenderera akareba uko umeze byose arabimurika. Haleluya. Kandi iyo abimuritse asiga hari icyo abikozeho, asiga bivuzeho. Nkwifurije gutunga imvugo y'Imana, nkwifurije gusurwa n'Imana, nkwifurije kugendererwa nayo muri iki gitondo. Fata Bibiliya yawe dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana ivugana natwe kuri iyi nsanganyamatsiko. Waba ari bwo ugeze online uri kutwumva, turi kwiga ijambo rivuga ngo iyo dutegereje Imana igitugenderera. Kandi iyo itugendereye turabimenya, iyo ivuganye natwe turabimenya, tukamenya ko ari Imana iri kuvugana natwe. Fata Bibiliya yawe dusome mu gitabo cy'Itangiriro ibice 21 umurongo wa mbere. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 21 umurongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Amen. Babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Muri iki gitondo ndagira ngo ngusobanurire ijambo rivuga ko iyo dutegereje Imana tukayirindira igitugenderera. Mu yandi magambo, Imana ifite plan yo kugenderera abantu bayitegereje. Ntibicira inzira ngo bajye kwiba, ntibicira inzira ngo bajye gusambana, ntibicira inzira ngo bajye mu bapfumu cyangwa se gucisha ibintu bitandukanye bakavuga ngo ni wowe twiringiye turagutegereje. Imana ijya ibagenderera kandi kaza yikwije. Igihe kimwe Aburahamu yari yicaye imbere y'ihema rye, Sara ari mu ihema, abamarayika 3 barabagenderera. Aburahamu ababonye amenya ko Imana yamusuye kuko bashushanyaga ubutatu butagatifu. Haje Rafael, haza Gabriel na Mikayeli. Umumarayika ushinzwe intambara kurwanira ibisubizo byafatiriwe mu kirere yari ahari. Hari umumarayika uzana ibisubizo, hari marayika w'uburinzi protection Rafael, Gabriel ibisubizo, Mikayeli intambara indwanya. Amenya ngo barashushanya ubutatu butagatifu cyangwa ubutatu bwera, Imana Data, Imana Mana, Imana Mwana, murambabarira, Imana Data, Imana Mwana ndetse n'Imana Mwuka Wera. Amenya ngo ubwami bw'Imana bwuzuye buri hano, isi yagenderewe ariko nanjye Imana yantoranije.
igitondo nk'iki jya umenya guhishurirwa ko Imana yagusuye. Nubona yagusuye umenye icyo gukora. Aburahamu ngo yabakiriye neza, abakira neza, ngo azana inka itakomeye itanoroshye, inka iryoshye, arayibaga ayitekesha amata. Mbese aho Imana ntijya igusura ntumenye ko yagusuye, ikazira mu gakecuru katagira ibyo kwambara, wowe ugafata ibitenge byawe ahubwo ukabikoramo torosho, kandi ari igihe cyo guprofita ukakambika. Imana ntabwo ijya igusura ikazira mu mukene, umupfakazi, umufiyemere, ikazira mu muntu utishoboye asaba icyo kurya. Aho ntujya utambuka ku muntu udashobora kugenda. Aho Imana ntijya igusura ikavuga mu ijambo ryayo nk'uko turi kuganira, ukarangara ntiwumve Imana. Abakozi bayo, ese Imana ijya ivugana nawe gute? Aburahamu ngo yagize amaso y'umwuka, aravuga ngo Imana yadusuye, reka tuyakire. Abamarayika bamaze kurya bizihiwe. Imana ijya igusurira no mu bana wabyaye, rega ukajya mu isantere ukagura ikirindazi n'igifanta cya Ritiko ukabirirayo ngo uri kubahima, ntubahahire bakararira ibijumba, akaba ari byo bibabera isosi n'uburisho. Imana ikagusurira mu bana wabyaye, ikabona nturi responsible cyangwa responsable wo kubahahira. Imana ijya igusurira mu mugore washatse, bikaba ngombwa ko agukeneraho urukundo ukarumwima. Imana igiza. Muri iki gitondo ngusabye kongera gutekereza uburyo Imana igize iwawe no kureba niba ujya uyakira. Imana yagusurira ku rubuga rwa WhatsApp mubaho, hari umuntu ukeneye gufashwa bigaragara. Imana yagusurira mu ivugabutumwa, hari abantu bakeneye ijambo ry'Imana, ukaryibikaho, ukicara iwawe ukiryamira ukiyorosa, ukavuga ngo ntabwo wajya kubwiriza ngo bari abanyabyaha cyangwa bari abapagani. Imana ikaba yari yaje ikagenda utayakiriye. Imana igiza hakaza ibigeragezo by'ibyaha, ibigira ngo wirinde kubyirohamo by'ubusambanyi n'ibindi. Hari indirimbo twajyaga turirimba ivuga ngo Satani naza n'inzoga akakubwira ngo somaho, uzamubwire ngo iyanjirwe n'umwuka wera aragabura. Haleluya. Satani nazira mu nda ikakwicara imbere ndetse ikaniyandarika imbere yawe, uzambare fime z'umwuka wera, ubwire iyo Satani ngo iyanjirwe n'umwuka wera aragabura. Umuntu agututse mu nzira, icyo ukwiye gukora ni ukumuhunga ukajya kure ye. Mwene data, muri iki gitondo ndashaka ko wumvira ijambo ryo gutegereza Imana. Bisaba kugira umwuka w'ubwenge n'amaso abona, ukamenya ko Imana yaje. Ngo amaze kubakira, bamaze kurya, nabo bamaze kumusuzuma bakabona ko yasobanukiwe. Iyi Imana wayibonye ukamenya ko ihari, nayo izi uburyo ibibona ikanezezwa no kubona ko wayimenye, ubundi ikakugabira. Ahantu Imana iri irangwa no kuvuga, kandi imvugo y'Imana ni ubutunzi. Imana ni kuvugaho ikintu ujye ucyandika mu bwonko n'ahantu, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nkwifurije kujya umenya ko Imana yaje, ukayakira, ukamenya n'uburyo yajemo, kandi ukabika imvugo yayo wizeye. Ngo barangije baravuga ngo igihe kindi nk'uyu mwaka nzakugarukaho Sara abyara umuhungu. Aburahamu yari yicaye areba abamarayika, ateye umugongo ihema, ariko Sara we yicaye mu ihema areba mu mugongo wa Aburahamu. Aburahamu yamenyaga icyo abamarayika bavuze, akumva icyo Imana ivuze, ariko ntiyarebaga inyuma ye ngo arebe ibyo Sara ari gukora. Sara byumva vuba. Hari abagore bazi gufatanya n'abagabo babo kwakira Imana, hari abana bazi gufatanya n'ababyeyi kwakira Imana. Imana ibampera umugisha. Hari n'abandi bazi gutererana ibikorwa bikorerwa mu rugo. Mwubaka urugo rufatanije, mujye gusenga, mufatanye kwakira abashyitsi, mufatanye guparitaje cyangwa gusangira umutungo Imana yabahaye, mukundane, mukunde abana mufite mwabyaye n'abo murera. Hari n'abantu dufite basigaye bubaka amazu meza bakayuzuza, umuntu akajya gushima Imana ngo ndashima Imana ko yampaye inzu, ariko uyibanamo nande? Cumbikiye nde? Wayakiriyemo nde ashonje? Hari umuntu uba kuri iyi si ujya ushimira Imana kubera wowe ikintu waba waramukoreye, kavuga ngo runaka Imana imuha umugisha? Imana ngo yampaye miliyoni zanjye, uzirya wenyine kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa 12.
iki gitondo byaba byiza wihannye ukongera gutekereza ko urukundo rutwikira ibyaha byinshi kandi ko Imana izi kurupima kurusha twebwe abantu. Imana ishimwe. Hanyuma ngo Sara araseka, abamarayika aho bari baramubona, ariko Aburahamu wicaye ureba abamarayika ntiyabona ibyo Sara akoze. Babaza Aburahamu ngo Sara ari guseka iki n'iki kimusekeje. Sara ngo aravuga ngo sinsetse, ariko yari asetse ukuntu uretse no ku menopoza yanashaje. Hari menopoze yo kubyara, hakaba na menopoze yo gukomera. Yari over menopause cyangwa se icyo yitwaga cyari kirenze menopause ku buryo utatekereza ko yanabyara. Ndagira ngo nkubwire ngo umusozi uri imbere yawe niyo waba uburwayi, niyo yaba amadene, niyo yaba ibigeragezo n'intambara urimo, cyangwa ibyaha wabayemo ruharwa, ukaba ubona nta kintu Imana itanakubabarira cyangwa utanasubizwa. Iyo wongeye kumva ijwi ry'Imana ryacu tukubwira ukihana ugakizwa, Imana ikugarukaho. Bamaze guhanura rero barakomeje babwira Aburahamu ko bagiye kurimbura i Sodomu kwa Loti, kuko burya nta kintu Imana ishobora guhisha umuntu yatoranije kandi ikamukunda. Aribwo hagendaga habaho negotiations cyangwa kuganira ngo habonetse aba bakiranuka ntimwahareka. Isomo ryacu ry'uyu munsi rigarukiye aha, tugiye gusenga. Ese utegereje Imana ukora ko ari byo twize ejo? Utegereje Imana ukiranuka unasenga? Ese iyo Imana ije iwawe ujya ubimenya? Cyangwa wakinze iwawe washyizeho imbwa n'abazamu, kugera iwawe ni ikibazo gikomeye, kugera mu modoka yawe ni ikibazo gikomeye, kugera mu biro byawe ni ikibazo gikomeye, wurije ibiciro, nta mwanya ufite wo kwitaba telefone abaguhamagara, n'uwagusaba amafaranga ariko agasanga ntayo ufite ntujya umenya no kumusabira kwihangana ngo umusengere. Mbese wabaye agatangaza muri iki gitondo ko Imana ikugendereye se muri iri jambo naryo urarihunga? Ahubwo reka dufatanye dusenge tubwire ngo Imana ikubabarire, wongere umenye ko iyo umuntu ategereje Imana akiranuka, Imana igiza kandi kaza yikwije mu butatu butagatifu, kandi yije yikwije tukayakirira tugabira. Akira kugabirwa n'Imana muri iki gitondo, akira kugira umunsi wo kugabirwa n'Imana, kuko ufashe umwanzuro wo kwihana. Akira icyumweru cyo kugabirwa n'Imana, ukwezi, umwaka. Uyu mwaka nawe Imana ikugarukeho itariki nk'iz'undi mwaka, uzabe warasubijwe ku kibazo cyawe uri gushima Imana. Zamura ikiganza dusenge. Uwiteka Nyiringabo, uyu muntu yumvise ijambo ryawe, yumva hari inzira zitagororotse afite akwiye kugorora. Waje we uramusura ntiyagukingurira, yahuye nawe mu nzira ntiyakwakira, no mu rusengero ajyamo ariko ntakwakire. Imirimo ye yagerwaga ku mashyi ariko arihannye, mubabarire. Turasenze rero ngo dushoboze kukurindira, abashoboye gukiranuka dushoboze kukurindira. Abana tuzababyara, amafaranga menshi tuzayatunga, tuzabaho turame, ariko kurama tudakiranuka ntacyo bimaze. Babarira umuntu wabuze gushyira amahoro mu rugo rwe, hoza umugore we n'abana ku nkeke, mubabarire. Udahemba abakozi ku gihe, mubabarire. Udakora akazi neza, mubabarire. Uwicaye akananirwa gukora ngo ategereje ibyo uzakora adakora, kandi nyamara ujye udusanga mu byo dukora ukaduheramo umugisha, mubabarire. Babarira abantu bawe, tanga umugisha. Kiza umuntu uri kutwumva indwara, akore abe muzima. N'ufite ubumuga waba umukiza, urashoboye. Turasenze indwara zananiranye, kansa n'ibindi, tanga ubuzima, tanga umwuka w'ubwenge mu kazi, tanga imibereho. Ndagushimiye, tanga ububyutse mu matorero, abantu bazuke babe bazima kubera ijambo ryawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Yesu urakoze, amen. wiringira Imana, uyiringira ntabura amahoro meza adashira. Wiringira Imana, uyiringira ntabura amahoro meza adashira. abo Yesu arimbisha amaboko ye, nta mubisha ubasha kubageraho, nta maganya abasha kubahagarika. Imitima iri
umucunguzi, abo Yesu arindisha amaboko ye, nta mubisha ubasha kubageza